menya, sobanukirwa, rushaho no gusobanurira abandi amateka. Ni kenshi twagiye twumva abantu bubatse amateka muri iyi si, haba mu byiza cyangwa ibibi bakoze, ndetse bamwe muri twe tukaba twanifuza kubafatiraho urugero. Nyamara muri abo benshi twamenye dukuze, ntidukunze kumenya amateka y'ubuzima bwabo ndetse n'inzira banyuzemo ngo babashe kugera ku bigo bafite none, igitinyiro cyangwa icyubahiro twabamenyeho. Uyu munsi twabateguriye kubageza amwe mu mateka aranze umugabo ukomeye mu mateka ya Afurika n'isi yose muri rusange, Colonel Muammar Gaddafi, wabaye perezida wa Libya. Iyi ni Gator TV, njye Dejabo Divin Paracre. Nyakwigendera Muammar Gaddafi yavukiye mu gihugu cya Libya mu mujyi wa Sirte ku itariki ya 19 Kamena hari mu mwaka w'1942. Akaba akomoka mu muryango w'aborozi, akaba n'umuhererezi muri uwo muryango. Umuryango akomokamo witwa Kadafa, ari naho akomoramo iryo zina Gaddafi. Agace yavukiyemo ni nako yakuriyemo, yigamo amasomo y'idini, anigiramo amashuri abanza. Politiki yayitangiye akiri mutoya, wigaga mu ishuri rya Seba hagati y'umwaka w'1956 n'umwaka w'1961, kugeza ubwo byaramuviremo kwirukanwa ku ishuri, aho we na bagenzi be bashaka ibintu bihinduka. Gaddafi yari intiti mu mategeko, akaba yarayize muri kaminuza ya Libya, amajya kwiga ibya gisirikare i Benghazi. Mu mwaka w'1963 ari nawe yateguriye gahunda yo kurandura ingoma ya cyami muri Libya, we na bagenzi be. Amaze kubona impamyabushobozi mu mwaka w'1965, yoherejwe mu Bwongereza gufata amasomo y'icyongereza ya gisirikare mu ishuri ryitwa British Army Staff College. Agaruka muri Libya mu mwaka w'1966, aho yayoboye akaza kuraswa afite imyaka 69 y'amavuko, kuko yishwe tariki ya 20 Ukwakira hari mu mwaka w'2011. Ku itariki ya 1 Nzeri mu mwaka w'1969, Muammar Gaddafi yahiritse ingoma y'umwami Idris wa mbere, abifashijwemo n'abandi baofisiye bagenzi be. Uyu mwami yari ashaje cyane, dore ko bivugwa ko yararengeje imyaka 80. Ahirikwa ku butegetsi akaba yaragiye kwivuza muri Turukiya. Bivugwa ko Gaddafi yafashe ubutegetsi nta maraso amenetse. Bivugwa kandi ko afata ubutegetsi yari afite ipeti rya kapiteni, ariko akahita yihirya koloneli guhera ubwo. Ahirika ubutegetsi, Gaddafi yari afite imyaka 27 y'amavuko. Imyaka y'ubuzima bwe imyinshi niyo yari amaze ayoboye Libya, imyaka 42 yose, kugeza ahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'2011. Amaze gufata ubutegetsi, Muammar Gaddafi yafashe ibintu byose byari byaregariwe n'abakoloni b'Abataliyani abishyira mu maboko y'abenegihugu. Guhera mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'2011, bamwe mu baturage batangiye gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Gaddafi. Bakaba baraje gufashwa n'ingabo za OTAN zirangajwe imbere n'Abafaransa. Icyo gihe abantu benshi batangiye kumvikana bavuga ko bashaka guhirika Gaddafi bishwe n'umurengwe, abandi bakemeza ko ari umunyagitugu arambiranye, byanze bikunze agomba kuvaho. Gaddafi we yumvaga ko bigoye kuba yarekura ubutegetsi, ndetse yageze guhamiriza televiziyo y'Abanyamerika ya ABC agira ati, abaturage banjye barankunda, bazapfa kubera kundwanaho. Gaddafi ntiyahwemye kwita bamurwanyaga imbeba cyangwa akabita bamwe ibiyobyabwenge. Muammar Gaddafi yapfuye afite abana 9. Yashatse umugore witwa Fatiha al-Nuri, baza gutana mu mwaka w'1970. Akaba nawe babyaranye umuhungu we w'imfura witwa Mohamed Gaddafi. Mbere y'intambara n'ihirikwa ry'ubutegetsi, uyu muhungu yayoboraga ikigo gishinzwe itumanaho muri Libya. Gaddafi amaze gutana n'umugore we, yahise ashakana n'undi witwa Sofia Farkash. Hano nawe bari bakiri kumwe kuva mu mwaka w'1970. Mu bana be harimo uwitwa Saif al-Islam Gaddafi. Mbere y'intambara, uyu mwana yayoboraga ikigega gitsura amajyambere cyitiriwe se Gaddafi. Undi ni Saadi Gaddafi, Motasim Bilal Gaddafi, Anibal Gaddafi, Aisha Gaddafi, Saif Hamis Gaddafi, n'undi witwa Anna yari yarareze ariko atari ubu. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru gisohoka buri munsi cyitwa Los Angeles Times, Muammar Gaddafi yagiye akura ubutunzi bw'akayabo muri Libya akabubitsa mu bindi bihugu. Iki kinyamakuru kivuga ko yari afite amayero agera kuri miliyari 144 na miliyari 200 z'amadolari y'Amerika. Guverinoma y'Ubudage, y'Ubutaliyani, y'Ubwongereza n'Ubufaransa zashoboye gufatira ishoramari rya Gaddafi muri ibyo bihugu. Gusa ngo ubutunzi bwe bwinshi buherereye ku mugabane wa Aziya. Ese ubundi mu by'ukuri Gaddafi yazize iki? Colonel Muammar Gaddafi yazize byinshi, byaba ibishingiye kuri politiki, ku mitungo y'igihugu yayoboraga ndetse n'imitungo ye bwite. Colonel Muammar Gaddafi yakunze gusaba bagenzi be bayoboraga ibihugu bya Afurika guhuriza hamwe imbaraga, ugashyiraho igisirikare kimwe kigizwe n'abasirikare miliyoni 2, ndetse bakanashyiraho ifaranga rimwe.
Ibyo yabireberaga ku muryango umwe bw'Uburayi ariwo Union Européenne, ibihugu by'i Burayi byashyizeho ifaranga rimwe rya euro n'ingabo bikabihesha imbaraga. Uwo mushinga Gaddafi yawusobanuriye i Bamako, awusobanuriye Abidjan ndetse n'i Accra hari mu mwaka w'ibihumbi 2007. Gaddafi yajyaga atanga ibitekerezo byagaragara ko byari kuzamuteza ibibazo mu bihe bizaza. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 yagejeje igitekerezo ku nteko rusange ya ONU asaba ko habaho iperereza ku mpamvu zatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingabo za OTAN zitera Iraq, ndetse bakanagezwa imbere y'ubutabera. Ibi byasaga nko gukora mu jisho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanashyize ahagaragara umushinga wo gusaba ko ibihugu byakolonije ibindi bigomba kubiha indishyi z'akababaro. Uretse kwamagana ubukoloni mu bikorwa, Gaddafi yubatse ibitaro, amashuri, imihanda, ibibuga by'indege, imisigiti n'amagorofa atagira ingano mu bihugu bya Afurika, kandi akabikora ku buntu cyangwa ku nguzanyo zitagira inyungu. Ni ibihugu bike muri Afurika tutapfa gusangamo ibikorwa bya Gaddafi. Mbere y'urupfu rwe, Muammar Gaddafi yasize yanditse ibaruwa, akaba yanditse mbere y'iminsi 3 gusa ngo yicwe. Iyi baruwa yanditse ku itariki 17 Ukwakira hari mu mwaka w'ibihumbi 2011. Iyi baruwa yanditse mu rurimi rw'Icyarabu. Gaddafi yandikiye abantu 3 b'inkoramutima ze, barimo umwe witabye Imana, undi wahunze, n'undi wataye muri yombi agafungwa. Iyi baruwa itangira igira iti: ku izina ry'Imana Nyirimbabazi Nyirimpuhwe, iri ni isezerano ryanjye, njyewe Muammar mwene Mohammed. Nifuza ko nzashyingurwa umurambo wanjye utabanje kozwa, kandi ngahambwa mu myambaro nzaba nambaye mu gihe cyo gupfa. Gaddafi yishwe mu Kwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011. Gusa umugore we na bamwe mu bana be bivuga ko bashoboye guhunga. Kuri ubu bakaba barizwa mu gihugu cya Oman nk'uko abanyapolitiki bo muri Libya bakunze kubitangaza. Nubwo Gaddafi yishwe, gusa ntahwema kugaruka mu bitekerezo bya benshi umunsi ku munsi, aho bamwe bamuvuga ariko basa nk'abicuza. Iyi ni Gator TV. Njye ndi Jabo Divin Barakare. Hari ikibazo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho, mwatinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Facebook ni Gator Rwanda, Instagram ni Gator Rwanda, YouTube channel yacu ni Gator Rwanda, cyangwa mukatwandikira kuri email ni gatorwa@gmail.com. Murakoze cyane.